cya shitani cyarakaye. umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my beautiful ladies and gentlemen, nikanze ko mwese mumeze neza cyane. Reka nizere yuko umwaka muri kusoza neza, nizeye ko muri makeya amashimwe yuzuye imitima yanyu, ibintu byose ari fresh cyane. Hagati aho ngaho rero nkuko mwize ngo rubize neza cyane kwanga tubazaniye amakuru y'imyidagaduro abari kugenda acara hano hanze ibabyiriwe ku mihanda tuba twabikuzaniye ahangaha, ntago ugomba kujya gushakira kure. Ahangaha kuri DON TV uhabona buri kimwe cyose uko byakabaye biba bihari kabisa, nta kintu kimwe ushobora mu gihe wagumanye natwe. Hagati aho ngaho rero njye murabona ko kuri screen yawe hariho bita Muheto Ruti Joel. Njya mu minsi yashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 muri uno mwaka, nyine urabyumva neza cyane, nibwo Muheto yatawe muri yombi bwo yari yakoze impanuka. Ni mu gihe yari arava mu kabari kitwa Atelier du Vega muri Kicukiro munsi ya Sonatibe. Hari mu masaha ya saa sita z'ijoro ari kuva kuri ako kabari ari mu modoka ya Kia Sportage ageze mu kagari ka Nyakabanda mu karere ka Kicukiro n'ubundi uri kwerekeza i Remera. Hanyuma rero ubwo yari arimo avaho ngaho yari yanyweye agacupa yagahenengeje kabisa. Hanyuma iyo modoka ayigongesha umukino ndetse n'ipoto iranangirika byadanje, biza kumuviramo ko afatwa ndetse aranafungwa. Ngira ngo ni n'urubanza rwaje kumara igihe, aho byarangiye bamukatiye amezi 3 asubise mu gihe cy'umwaka, hanyuma akamuhanisha ihazabu y'ibihumbi 190. Hanyuma rero muri icyo gihe abantu ntabwo bakomeje kubivugaho rumwe. Bamwe batangiye bavuga ko ngo wenda ari ibibazo runaka yagiye ahura nabyo biturutse kuba yaragize fame ngo akiri mutoya, abandi bazo ibyo kuba ngo ari ibibazo bishobora kuba ari byo muri family n'ibindi. Buri muntu wese agenda yivugira ibye, ariko nanone biza kuvugwa yuko ngo hari zimwe mu nshuti ze zamushoye muri ibyo mu kujya kunywa izo nzoga, mu gufata ibisembuye birengeje urugero. Yewe baza kuvugamo umwe mu bahanzi dufite no mu Rwanda uririmba gakondo, ndetse umuhanzi ufite izina rinini, abantu benshi bagenda babivugaho, ariko we ntiyagira ikintu avuga ndetse ntiyagira umuntu n'umugira ikintu abigarukaho kugira ngo abe yabyemeza cyangwa se yabihakane. Abantu ntabwo babivuzeho rumwe. Hanyuma rero nyuma uno muhanzi yaje kujya ku kinyamakuru kimwe aravuga ati ibyo bintu bavuga aravuga ati ibyo bintu bavuga turaje tubigarukeho. Yitwa Ruti Joel, njya ngo amazwe no kuri screen yawe ko Ruti Joel nawe ari umwe mu bantu bari muri page zigize iyi nkuru tugiye kuvuga ahangaha. Ruti Joel rero byavuzwe yuko ubundi ngo ari umwe mu bantu bari basohokanye na Divine icyo gihe bajyanye muri Atelier du Vega, ariko yajya gutaha akamusigamo n'abandi bashuti be, agatwara imodoka bikaza kurangira koze iyo manuka. Abantu bagiye babivuga gutyo, ariko Ruti Joel ntiyagira ikintu abivugaho. Ubwo urumva already nta naho kubivugira yari afite, ariko ubu nibwo yaje kujya ku kinyamakuru cya BNBFM mu kiganiro arimo araganira n'abanyamakuru baho. Bamubaje kuri icyo kibazo, aravuga ati ibyo bintu abantu babivuga ntabwo nzi ahantu babikuye, ati nta hantu bihuriye na gato n'ukuri, ati kuko buriya ntabwo wafata intore nkanjye ati ntabwo wafata intore nkanjye umuntu uririmba gakondo ngo umubeshyire kunywesha undi mwana ibiyobyabwenge. Avuga ati ntabwo namwihakana, n'inshuti yanjye, ni umukobwa wanjye, turahorana turabana mu bihe bigiye bitandukanye, ariko ntabwo ari njye twari turi kumwe icyo gihe. Wenda yakoze amakosa nk'uko n'undi muntu wese yakora, aranywa arangije aratwara baranabimuhanira, atariko ntabwo ari ahantu nkuriye nabyo. Ikintu yaje kugaruka yavuze ngo ntabwo intore ishobora kunywesha undi mwana cyangwa se inshuti yayo ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga nk'uko narangiza agenda yitwaye mu muhanda gutyo. Ariko ngira ngo icyo ngicyo ntabwo ari ikintu cyonyine cyahita kibiza yuko ibyo bintu atari byo. Gusa ikibyemeza ni uko yavuze ko mu by'ukuri icyo kintu kitigeze kibaho ngo wabe yajya gusangira na Muheto izo nzoga bize kurangira koze iyo mpanuka. Gusa yavuze ati iyo mpanuka yakoze ni nk'uko n'undi yayikora, ni nk'uko n'undi muntu yayikora, kandi barabimuhaniye. Icyo ntabwo kikiri ikibazo byavuyeho. Rero abantu bakunze kubivuga bagiye bashingira cyane ku kuba Ruti Joel ari umwe mu bantu bakundaga ko bari kumwe na Divine igihe iminsi myinshi, igihe kinini,
urumva nyine yari inshuti ye wenda mu buzima busanzwe, bakabihuza no kuba wenda nyine nimba Rutijori hari ukuntu yaba nyine ajya afata agacupa, afata agasembuye nawe akagakanda, bikaza kuzamo wenda no kuba wenda bavuga ati bwo niba yari yagiye kunywa agacupa uko biri rwose bagasangiye. Abantu icyo gihe byabanje no guteza urujijo, bavuga ati umuntu warasangira Divine izo nzoga, waramuteje izo nzoga, agafata umwari nk'uri akamuteza inzoga ninde. Abantu batangiye kuyigira big deal, bisa naho n'uwo muntu bari kumuhiga. Ariko biza kunuganurwa ko ari Rutijori, ariko ntihagira ikintu kimwe kibyemeza. Ariko Rutijori yaje kubavuga ati ibyo bintu rwose mva ewana mubishyire kure yanjye, nta hantu muriye nabyo. Njyango urahita ubyumva neza muri ano majwi ubwo yarimo aganira n'abanyamakuru kuri BNB FM. Umukobwa ni inshuti yanjye, yego inshuti yanjye cyane, kandi twaraganiriye ntiwanamwihakana, ntabwo ushobora kumwihakana ko ni inshuti yanjye, kandi ababizi barabizi ko atari byo. Umwana wanjye si umukobwa wanjye, yego ndamukunda cyane, inshuti yanjye turamurikiye. Rero ntabwo ariya ntawe utakora amafuti, ariya ni amafuti yakoze arayahanirwa, aranababaye batakoze neza. Rero ku byanjye rero kugira ngo umugabo barabuze wenda iyo bahura wapfuye guhurutira ibintu ariko yakoze amahano nk'uko abyara. Abyumvise neza cyane. Rero ngo ni Rutijori, ibyo ni imwe mu babyiriwe hano ngaha ku mihanda. Gusa ntabwo no nkuru kuko witwa Muyoboke Alex nawe yaje kuba avuga shizamanga uno munsi, ari kugaruka ku bijyanye n'ifungwa rya Fata ku Mavuta, aho yavugaga yuko nawe ngo buriya ngo byimaze kumugira kure cyane, ndetse ngo bicaye bakaganira bakanahuzwa na boss we wo kwisibo, bakisha bakaganira avuga ati reka twicare tuganire, hanyuma umbwire nimba hari ikintu nigeze mpfa nawe, hari ikintu dupfa, kugira ngo tuyisolvinge basi ujye ureka gukomeza kunzana muri ariya magambo yawe atanyubakana gakeya ansenya. Hanyuma rero avuga ati ngiye namugira inama kenshi, duhura kenshi tubiganiraho, abantu baraduhuza, ndetse rimwe akanyima ko atazongera kubikora, nkamubaza icyapfa n'abandi bahanzi agenda avuga nabi umunsi ku munsi, ariko we akaza nyine rimwe akemera yuko ari amakosa atazabisubira, ariko bikarangira yongeye kubikora. Aho yavuga ati rero gufunga Fata ku Mavuta ntabwo ari ibintu byatunguranye, ni ibintu twari dusanzwe tuzi ko ibyo bintu bizaba, kuko ntabwo yajyaga yitwara neza na gake igihe cyose bagari muri Rwaserera avuga abantu nabi abasenya. Ati kugeza aho ngiye noneho byageze aho numva ibijyanye no kwa namanaginga abahanzi najya muri no myidagaduro numvaga mbivuyemo. Ati ariko wenda hagati aho ngaho ngiye icyo nari nkeneye ni ubutabera. Ndetse abantu benshi bagenda bagaruka muri comment bavuga ngo umva Muyoboke bamuhereza ubutabera, na post ati Muyoboke nawe yarabangamiwe cyane bamuhereza ubutabera. Ariko icyo nicyo kintu yaje kuba avuga ku bijyanye n'ifungwa rya Fata ku Mavuta, cyane ko nawe yari umwe mu bantu bashyizwe mu majwi ko ashobora kuba ari mu bantu bafungije Fata ku Mavuta. Ariko yaje kuba avuga yuko ngo Fata ku Mavuta yamubangamiye mu buryo bukomeye cyane, kandi gufungwa kwe bitigeze bimutungura, ntabwo byize bimutungura, n'ubundi byaba ari ibintu abona ko bigomba kuba, ndetse kandi we bifashe ko ari ukumuhereza ubutabera mu by'ukuri, kuko ngo yararimo aramusenya mu buryo bugiye butandukanye, ndetse yamukura mu mwuga we wari umutunze we n'umuryango we. Ariko agatoka bati rwose twari dukwiye ubutabera, avuga ko nyine we ari ubutabera bahawe. Ibyo ni imwe mu byiriwe kuri ino mihanda, ngira ngo urabizi neza cyane ko iyo wagumanye natwe ahangaha nta kintu na kimwe wabura. Icyo usabwa ni kimwe, n'uganda subscribe, ugafungura notification, hanyuma kandi ukanyura muri comment section ukaza ukatubwira ngo ibintu urabyumva ute. Aho ngaho ibintu ari fresh cyane. Sare ukomeze kugira ibihe byiza.